papa teta umbwiye ngo iki ngo Gugu ngo agiye kurongora kirara cya gihugu cyanjye cyangwa urishirije imirima kikagurisha imirima ariko ngo ni wayiguze cyane ariko ufite ibibazo bikomeye ngiye kuzagukoza isoni kwanza uzibeshe ushyiremo ikirenge nzagica reka nkubwire nongere nkubwire ubugira kabiri kandi ubwa mbere n'ubwa nyuma singongere kumva uhingutsa ngo waguze umurima wanjye ugura na Gugu. Ngeze hano navuganye na boss Djamari nene ngiye kureba. Oh, my brother. Nageze hano twagiranye midnight yani ko nalandinze. Ya bama ndakuzi. Nese nanjye ndikubona isura usana Djamari niwe wazakora alimentation igihe nakoraga rubu. Yeah, when I was in the street round like nago rana nyiriyo niyo mpamvu naragenda tinda. But wabaga muri ubungu mba Keraki US. Keraki yeah. Uyu nawe mwabanagayo? No, uyu ni wife wa my brother. Oh, yeah. Djamari yazanye umugore? Yeah. About marriage yabaye there. Yeah, was there and abroad. Nago nabashe nanjye kuyattendinga ya. Okay, no problem. Where is Djamari? Oh, maybe wabaza madame. Djamari ari hafi yaragiye hafi ariko mukanyura mubona. Tubakiriza iki? Dufite amazi, dufite ji, dufite nawe. No, nta kibazo. Nta kintu numva nshaka gufata ntacyo bitwaye. Kino shakaga ni boss kugira ngo tuganire hari hashize iminsi ntamubona kuva nawasezera hari yanakoraga iwe. Kuvuga ntabwo twongera guhura. Araje gato uramubona. Oya ngo mwaraguze mugura gute? Aragamenya ko babebereye umubyeyi gito niyo mpamvu nabo birwanyeho nk'abana. Ubahindukira umubyeyi none wowe. Nje nababaye hafi nk'umuturanyi. Urabashuka ubaho udufaranga tw'intica ntikize batwara isambu narazwe na sogokuru ku kivumu cya data bwise birashoboka. Kivumu cya data cya sogokuruza barakubeshye. Kukiwemeye gute icyo kivumu kagenda ugatabana n'urugo. None uzibeje ukandagizemo ikirenge. Ejo ahubwo. Ejo ndashaka abakozi mboherezemo batangire bahahinga. Hey guy, I remember your name. Is Gugu? Yeah, I'm Gugu. My brother. Man, it's been a long time. Yeah. Yeah, no gihari bana naguhaye namba yanjye. Why don't you test me? Po, nagize ikibazo urabona duherukana ntafite inkovu. Oh. Nza guhura n'abantu bwa mbere bangirira nabi babagome muri uyu mujyi. Subira mu cyaro, nta n'ikibazo cy'ihungabana ndibagirwa. Nta kintu na kimwe nibukaga ntangiye kwibuka vuba ahangaha. Cyakora ngiye no kubatumira mfite ubukwe by the way. Amen. You become big man. Ni cyanjye kubwira Djamari. You look strong. Okay. Naho bigeze? Niho bigeze rwose. Reka nkureke ntari nama zawe nkeneye. Ntukongere no kuhingutsa ijambo na rimwe umvugisha. Genda ugiye he? Imishinga warujemo gurayirangije. Harya ngo hano ni wawe? Ni wanjye rwose. Inkoko iri wabo ngo ishondo mukara. Cyane. Reka nshake inkoni gukomagura. Hano nta nkoni ihari. Nta nkoni ihari. Gukomagure wowe. Ariko wabaye umusazi. Komagure. Wabaye umusazi. Urabona nge narwana nawe. Inzoga wirirwa zaguhinduye umusazi neza. Muntu w'umugabo. Gasari bya sebu kwengera. Warasaze koko rwose. Inzoga wirirwa nizo zagushaje bene ako kagena. Kamwe nzo. Muntu w'umugabo. Gukubita direct. Ubwire ukuntu wataye urugo n'abana. Utangira uza kunsarira. Urabona nge narwana nawe. Kangende. Urabona narwana nawe. Si umurimo wanjye turi urabona narwana nawe. Kangende. Genda. Giye he? Uyu bamwita Gugu. Girlfriend yamuhaye akazi kuri alimentation yarafite ruguririya mu mujyi. Ya nyuma aza gukora accident banatubwira yuko yitabye Imana. Era Sharit? Ça va. Nze neza. Gugu bite? Ni byiza boss. Wamagaye kuri telefone. Nabamagaye ndaza kubareba kuko nabashaka. Ariko uratunguranye nanzi ko wapfuye wowe. Bite bya? Oh bro, hi. How are you doing? I'm fine, doing well. Yeah. So how is it?
Good. Our requirement is... Okay, so you met with Gugu already? Yeah, maybe you told me you did. twaherukanaga kera cyane. Yeah. Gugu warabyibushye wantu uretse wenda inkovu ariko vraiment wabaye n'umusirimu kabisa. Naho batari. No, umeze neza kabisa. Became a big man. Yeah. Kiragira inzara yari yaranyishe none se boss wazanye umugore ryari? Yeah, tumaranye amezi 6, you know. Why do you keep asking me that? Hey, warakoze ubukwe as familiar twese tudahari. Na bro wawe ntabwo kandi koko ntabwo yari yakaje. I didn't attend it. He's married. Ntabwo nayi kuvana Europe muri ibi bihe. Buriya rero bro wawe Imana yari yarateguye ko azatendinga ubukwe bwanjye. Boss ndimo ndategura ubukwe. Sure. Oh man, it's good. Yeah, man. Yeah, courage. Ubukwe nicyo kintu nagira ngo duhure muganirizeho nambatumire muri make nazanye invitation. Ndakwishimiye vraiment. Ndakwishimiye cyane shari yitwa Gugu. Babizi ko yankoreye. Yego. So ndumva ikintu tugomba kumutwerera ikintu gifatika yabaye umukozi mwiza. Yego. Ndumva ibinyobwa n'ibijyanye na reception ntabimuha nta kibazo ngira. Nta kibazo. Sibyo? Boss ndabashimiye murakoze cyane muntu nkwereye ibyo kunywa byose mu bukwe byose. Good. But I mean, transport and decoration is on my side. Oh. Yeah. Merci beaucoup. Thank you so much. God bless you. Yeah, we are family man. You're from No kumba hafi ndabashimiye cyane. Man. Man babarire rwose abari ndayimukuye nabi ariko twakuye mu mwana. Aza kabisa. Kayira kajya kukwira kaza sibanga twe. Esha komisionesha. Komisioner. Komisionesha kazina guhaye waragakoze sha. Ngira niwe kubaza ngira. Kaza guhaye wakoze. Ngira. Wakoze nako wakoze. Boss akazi naragakoze. Wakoze? Ahubwo nkubonye kuri wenda Somasha umugabo we ko boss. Hakoze? Nagakoze boss. Imeze bitembwira. Ahubwo nkubonye nakubeshye ubundi aronka nibu. Soma wagisano sha hano. Ngeze Hano mu nyuguti hano. Katamaro rwose. Ubundi mbwire wagakoze gute bimeze gute? Boss bise mbabwiye ngo muzambere pare sina. Nta kibazo, no problem. Nta kibazo umwana nareze ukubera pare nta kibazo. Ariko ugomba gushaka abana beza bazaryoshya amafoto Shiri ngo ninde sitaryoshya ifoto? Ariko turabasirimu. Abana beza ameze ute boss? Se wowe ntabwo ubyumva. Cyari umwana kukuze. Bro, tell your wife for physical appearance. Oye kubwiye. Soma unsubiza umubeshano. Ubundi Ante mubasha hano. Mubasha. Uragungumira. Kwambwa ngo reka tugenge haza reka nsome. Mundi ko wagasomye reka nsomeho nanje. Stekaho mubasha hano. Mubasha. Cyarenge sha. Wawe. Uvuga ngo gurakaho. Fanga ndafite. Akazi ugakoze gute meze gute mbwira. Mama Teta ko wajya ngo wari wifashe mu ntoki. Mumeze neza. Abantu bo ku ntebe y'ingwe Mama Teta turi kuvugana Teta Papa Teta. Mumeze mute? Nanjye meze neza ubuzima bwaraje. Ndi gutegura n'igikwe cyangwa ubukwe. Neza dangiye gukora ubukwe.
Gose boss ntakubeshya imirimo narayibonye miliyoni 10 ningahe 15 ariko imirimo iratandukanye hari umwe kwa Sekidende Sekidende ubwa Sekidende miliyoni 4 noneho hari n'undi murimo wo kwa Dativa sinzi niba wowe wapfa kumumenya ariko n'umurimo mwiza nayo ni miliyoni 3 zuba 7 yego Sekimonyo wundi wambwe ngo ushakira umuntu wo kwa Sekimondo Sekimondo naramwitanyije na Sekimonyo Sekimondo we yaremeye aremera arambwira ati nta kibazo ni 6 ubwo ari nakandi karimo gatoya zibaye 13 nakandi karimo gato nabonye nako kera neza ariko ntabwo ko nagashimye gusura hagira muravugana ariko yari kunce ebyiri ushaka kwagira tukadiringa neza tukavugana neza koma nka miliyoni 1 wenda n'igice rye yayemera ariko rero nko waje ufite akantu nanje uramenera amakare nanjye wenda ngasona 15 hasi bundi bwose aho ngira gusuma kugeze mubasha urageze 15 ndashaka imirimo itangiza miliyoni 7 ndi kubutegurana n'umukobwa nigeze kukubwira ko yamperekeje igihe twazaga mu ngurube kureba uwitwa Karadiyo umukobwa witwa Tony nongo turi gutegurana ubukwe bwose buri hafi urishimye yitwa Tony mbega mama teta reka muguhe ngiye kumuhamagara kuri call conference wihangane ni wumva urusaku cyangwa si iki ariko we gukupa ugume kuri rezo reka muhamagare ndabona nimero y'inyibonye zirindwi iyo mafaranga mfite hano ntabwo mfite ariko nyarutse gire vuba ndocha kugurira ntumye rimwe bashi takuguririzaho ariko subundi ko ndi kubona wagira ngo wanaziraye wanyihere nkazisoma waraye wazirayemo nayikuraraye Gugu nabwo ati bagurishije urugo rwanjye baragenda imirimo baragurisha baragenda naye mu kabare nyikara mu kabare nari none Hello Tony uraho neza shawavuze cyane mama teta ari kugusuhuza baby ari kuvuge cyane mama teta ngo rero tugiye gukora ubukwe imyiteguro tuyigeze kure wamuvugisha ari kuvuga nk'umugeni waramye nta kibazo yitwa Tony amakuru mama teta akurihare y'ingwe Gugu ashobora kuba yarakuyeho ambwira ko muri gutegura ubukwe numvise bishimishije numva nanjye nakuvugisha yarajyaga nkuko ariko narakuvugisha Sheri kuba nsezeranyije kutazambabaza ukaba bitangiye mu minsi ya mbere ni ukubera iki wabaza guteza kukubabaza guteza hari ikintu ubuze urarya ukaryama ibintu byose mba ntabisize uri mu gipangu cyiza hari ikibazo ufite se ubu ngubu imitungo nta kintu yamarira ukubona wose ndahataha ariko ubuse ntituri kumwe oya nese ndaguhamagara ntunyitabe sinzi ikibazo ufite ese ufite abandi bagore base
kutakwitaba nuko mba ndi mu kazi abagore se si wowe twashakanye se si wowe mugore usezerana kazi se usigaye utaha ryari utaha saa 9 saa 10 nibwo butashye nakuzanye uri umwana mwiza utangora none sinzi ibintu utangiye kujya use kukubaza kudataha no kukugora maze guhaga se cyangwa ntaho umenera mu basungurira kanje ndagugurira kwategeka nabacuruza umubasha ndabiza acuruza umubasha Yego acuruza umubasha ariko noneho kiramo agashati ubwo ugiye kungurira amasharo mu wenda kasamye noneho umuntu w'umugabo kabisa reka nshiremo agashati none tujye fasha telefone ujya ntatinda miliyoni 7 reba 1 2 3 4 5 7 nta kibazo turagabanya ariko nzi ko biraboneka kanshiremo agashati ngire vuba vuba muri tugenda Ambe gusoma uzi kwambara. Urazikunda niyo mpamvu wazirayemo. Kibazo amafaranga ganje se. Amakuru ni meza. Cyangwa nanjye nzabasure ko numva ngo muri gutegura ubukwe ko bamaze kuberekera nyine niyo mpamvu dufite akanya mwanza ko tugiye muri Mama Teta. Yo. Suvuganye na sheri wanjye. Savuga neza. Ndamukunda cyane. Sawa rero bye nandi kwitegura ahantu ngiye kujya. Tony bye baby. I love you. Bye. Murakoze cyane muzabutahe. Mama Teta murakoze nitutabasura mwe muzadusure. Yego Imana ibahe umugisha. Jama ukumbona ufite agahinda mu mutima. Agahinda kahe Sinye kubona sinzi ikibazo ufite. Ikibazo ufite ntago nyumva ibintu byose urabifite urarya wawe ukindambagiza. Urukundo ushaka ngo ukunde gute Narakubuze nawe rebe iminsi ishize. Warambuze sese use nturi kumbona ntinde hano se. Aya ibi ntago bihagije. No sinzi ukeneye iki kindi. Ubu mbona mfite agahinda mu mutima niyo mpamvu mbikubwiye. Gahinda mu mutima urarya ukanywa byose mba nabiguhaye sinza kugahinda aho kava. Cyo ngito ntago bihagije. Jama hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Uracyafata nk'umugore wawe cyangwa ufite izindi nshoreke ku ruhande mbimenye? Nshoreke se hari izo uri kubona hano muri uru rugo? Ese ubundi ni ki wabuze ku buryo wakora ibintu bimeze gutya? Tony baby I love you so much. Uri hariye ku isi. Ejo hashize niho uzahahindura heza. Ndabizi nagize ubuzima bubi ariko ejo hazaza niho uzahindura baby. I love you. Tony I love you. Ndagukunda. Sha Mbega umukobwa mwiza. Tony uri mwiza pe. Yo Tony uri mwiza. Tuzabana ubuziraherezo. Abanzi baganye abandi bahekenya amenyo bayamarire mu nda ariko tuzabana. I love you so much Tony. Babajwe na sister Goreti. Where is Goreti? Goreti uri he? Mugabo wawe ndi hano warangiza ukambwira ibyo bindi byose. Byo ni ibiki? Ntabwo ibyo bihagije. Use urabura ikiza? Nshaka kukubona nkakubona kandi uri kumbona ndi hano. Ese kukubona imbere yanjye bimariye iki? Ese ubundi meruka kubona mu buriri nk'umugabo wanjye ryari? Use ntituri kumwe.
mva sinzi kabisa byumvikana umugore nashatse si urugo rwanjye ko ari ikibazo